Mu gihe abantu benshi birirwa bataka inzoka zo mu nda aho banyuze hose, ugasanga nta mahoro bafite, baryama bakabura ibitotsi, ibyo bariye byose bikabagwa nabi, bagatumba, bakagugarirwa, bakagira isesemi, mbese nyine ibyo bashaka kurya byose ugasanga ntabwo igifu kibibemerera. Hari abo turangira kurya imbuto zikabananira neza bitewe n'uburwayi bw'inzoka zo mu nda bafite, ariko mu nyemero uyu mwanya mbarangire umuti umwe gusa uratuma mwongera kugarurirwa ibyiringiro byo kubaho neza, kandi uyu muti uroroshye cyane mu ntega amatwi. Wowe mu gitondo ukibyuka, shaka karoti ebyiri uzitunganye neza, uzihate, numara kuzihata uzitunganye neza nyine mu buryo bwiza, hanyuma uzihekenye nta kindi kintu urakoza mu kanwa, gusa utarwaye igifu wavangamo udutete 3 twa tungurusumu, ibyo ukabikacanga neza witonze mu gitondo ku buryo binoga neza. Kandi itegeko rya mbere ryo kurya mukwiriye kumenya ko ari ugukacanga neza, bya bindi byo kurya ubugari n'agasosi ugahitumira n'ibindi biryo cyangwa se isosi ugahitumira, ibyo byose byangiza igifu. Umuhanga w'ubuzima arya yitonze. Hari umuntu wavuze amagambo meza aravuga ngo niba ushaka kurya neza amazi akwiriye kukubera ibiryo n'ibiryo bikakubera amazi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko ukwiriye gukacanga neza ibyo kurya bikanoga, hanyuma ukabimira byabaye nk'amazi, n'amazi ukayatindana mu kanwa kugira ngo yivange n'amatembabuzi cyangwa amacandwe amanuke neza, igifu kiyakire neza. Hari abantu banywa amazi igifu kikayanga pe, biterwa n'iki? Cya mbere bashobora kuba bayanywa konje cyane, cyangwa bakayanywa bari kurya, cyangwa se bakayanywa bameze nabi batayahaye umwanya. Ariko unyoye amazi y'akazuyaze witonze nta kugotomera, ahubwo niba ari umusumwe ukawurekera mu kanwa ukayanywa yamaze kwivanga n'amazi, icyo gihe igifu kiyakira neza kandi akabasha gutunganya neza ibyo kurya, cyangwa se imyanda iri mu gifu ikabasha gusohoka neza. Ibyo kurya rero kuriye kubikacanga neza. Wowe fata karoti ebyiri mu gitondo ukibyuka uzitunganye neza, numara kuzitunganya ukatiremo n'udutete 3 twa tungurusumu, hanyuma natwo dukacange neza. Ibyo byose utwo wakase twose udukacange neza witonze, hanyuma urye ubimare birangire. Iyo umaze kubirya kugira ngo ubashe kugubwa neza, muzabikorera ubushakashatsi muzabona ko bizabageza ku nyungu nyinshi. Iyo umaze kubirya uburyamyeho gatoya nk'iminota 30 cyangwa 40, nyuma y'iminota 30 ukanywa amazi y'akazuyaze. Ni ukuvuga nyuma y'iminota 30 urabyuka ugashaka amazi y'akazuyaze. Icyakora utarwaye igifu, muri ayo mazi n'ubundi wakamuriramo indimu ukaba wavangamo n'ikiyiko cy'ubuki. Aya mazi ameze atya ni ingenzi mu koza impyiko, mu koza igifu, mu koza umwijima, mu gusukura amaraso, bya bindi abantu birirwa bataka ngo infection zo mu maraso zaranyishe, impyiko zanjye ntabwo zikora neza, umwijima wanjye wararwaye. Byarwajwe n'iki? Ko ari wowe ugira akamenyero kabi mu mirire n'iminywere, kandi wakwivuza ukivura nabi. Wivuye neza mu buryo bwiza byanga bikunze wagira ubuzima bwiza. Ibi rero ni ingenzi ku gifu, umwijima, amara. Abantu bajya kwituma bakituma impatwe cyangwa ntibagira amahirwe yo kwituma, bakaba bamara n'iminsi 3 batarajya mu bwiherero. Uyu ni umuti mwiza. Abantu bahorana umutwe ubarya, abantu bagira amazinda, kudafata mu mutwe, kuryama bakabura ibitotsi, abantu bahora bishima bitewe n'indwara zitandukanye z'uruhu, abantu baribwa n'amaso, indwara zo mu kanwa cyangwa se igikara, ni ukuvuga umunuko mu kwaha, abantu barwaye imitsi, abantu bashaka kugenda bikabananira, baterera agasozi gatoya ugasanga bari gutaka. Wari uzi ko hari abantu bakora ingendo umunsi wose ariko ugasanga ntabwo bananiwe? Biterwa n'iki? Baba bafite amabanga meza y'ubuzima, barya neza kandi imibiri yabo bakayikoresha cyane. Ibi nibyo bituma abantu bagwiza imbaraga mu byo bakora byose. Uyu muti nkurangiye w'inzoka ndawusubiramo:
fata karoti ebyiri nziza wizeye ko ari nzima, uzikate neza mu gitondo ukibyuka, numara kuzikata niba utarwaye igifu ukatiremo n'udutete 3 twa tungurusumu. Ibi ngibi ubikacange neza witonze, numara kubikacanga nyine birumvikana wabiriye. Numara kubirya byashize uje kuryama, uryame nk'iminota 30. nyuma y'iminota 30 ubyuke ufate igikombe cy'amazi y'akazuyaze. Aya mazi uhita uyanywa, kandi niba utarwaye igifu naho uvangemo ukamuriremo indimu, kandi niba utarwaye diyabete uvangemo ikiyiko cy'ubuki. Uzirirwana amarangamutima meza, imbaraga zo gukora akazi kawe neza, gushaka kuganira n'abandi no kwihanganira n'abantu bagukomeretsa. Hari abantu bazi yuko abantu batazabakomeretsa bakagira ngo bariho muri Edeni cyangwa se mu ijuru. Oya, uzahura n'abantu batavuga rumwe nawe, abantu bagushakaho inyungu, wowe nta nyungu baguhesha, abantu bumva banezezwa no kukubwira nabi. Ibi byose bisaba ngo ube uri muzima, ufite ubuzima bwiza bubasha kwihanganira ibi byose. Iyo ufite ubuzima bwiza n'abanzi bawe urabakunda, kandi reka nkubwire, hari igihe abanzi bawe aribo bakuzanira ibyiza byinshi kuruta uko wabitekerezaga. Iyo umuntu akwimye aba akwigishije kwishakira ibyo kurya byawe. Iyo umuntu aroza abana bawe wagira amahirwe ntibapfe, aba akwigishije kubarinda neza. Iyo umuntu yanze kugutiza umwambaro wo kwambara aba akwigishije kuzigurira uwawe. Kandi bya bisambo byirirwa bizerera nijoro bitwigisha kwigengesera ku byacu, tukagura inzugi zikomeye, amadirishya akomeye, za grillage. Mu by'ukuri bitwigisha ubwenge bwinshi. Abantu babi ntukabange, kuko babo bashobora kugutera kugera ku byiza byinshi, ariko ntabwo wakunda umwanzi wawe kandi nawe urwaye. Mu by'ukuri wibereye umwanzi, wararangaye urarwara. Kubw'ibyo ntabwo wagwiza imbaraga zo gukunda umwanzi wawe kandi nawe waribereye umwanzi. Kubera ko witeye indwara nyinshi ntabwo wabasha kwihanganira abantu mutavuga rumwe. Bisaba ko umuntu agira ubuzima bwiza, kandi ukoresheje biriya bintu nababwiye mu gitondo ukabikoresha neza, byanga bikunze wagwiza ubuzima bwiza ushaka kugira muri iyi si. Ubuzima buca mu kanwa, ndetse n'urupfu cyangwa indwara zinyura mu kanwa. Indwara zinyurira mu byo kurya bibi twirirwa turenza akanwa, naho ubuzima bwiza bukanyurira mu byo kurya byiza twirirwa turenza akanwa. Naho abahanga bavuga yuko ushaka ubuzima bwiza by'ibizima, waba ushaka kurwara ukarya ibyo kurya bibi. Gusa mu by'ukuri nta muntu uba ushaka kurwara, abiterwa gusa n'ubumenyi buke cyangwa ubujiji no kurangara ku buzima bwe, maze yarwara akanivuza nabi, ntamenye ibintu yareka, ntamenye n'ibyo yakongera mu byo kurya ngo abashe kugira ubuzima bwiza. By'ibizima nawe uzagira ubuzima bwiza. Nibyo umucurabwenge w'umufaransa witwa Jean-Brian Antelme Savare yavuze mu nteruro ivuga ngo dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Mbwira ibyo urya ndakubwira uwo uri we. Niburya nabi uzarwara, niburya neza uzagira ubuzima bwiza. Nibugira amarangamutima mabi, umushiha, uburakari bukabije n'inzika, ni ikimenyetso cy'uko urya nabi. Niba ugira amarangamutima meza, ukamenya kwihanganira abagukomeretsa, ukarushaho kunoza umubano ufitanye n'abandi, ni ikimenyetso cy'uko urya neza. Niribanga amadini yaduhishe. Iyo amadini atwigisha kurya neza kandi akatwigisha n'imimaro yabyo, mu by'ukuri twari kuba abakristo beza kandi babasha kubana n'abandi neza. Naho izi ntambara ubona mu madini, ukabona abayobozi bishakira indamu gusa, ukabona abizera ntabwo ari abizera, bifitiye adresse gusa. Mu by'ukuri ugasanga kuba mu idini ni nko kwishakira adresse gusa. Biterwa nuko abayobozi batatwigishije uko twafata neza imibiri yacu. Iyo babitwigisha neza umurongo ku murongo, twari kugira abakristo beza bazi inshingano
zabo, bazi kubana neza n'abandi, babereye isi umugisha. None se niba usanga umuntu witwa ngo ni umukristo ni umunebwe, n'imirimo ashinzwe gukora ntayikora neza, ashobora kwirirwa mu rugo nta kintu ari gukora, mu by'ukuri uwo si umutwaro ku gihugu, akaba n'umutwaro ku isi muri rusange. Ariko abakristo bubahirije itegeko rya Bibiliya, ndabaha nk'urugero urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 10 haravuga ngo udakora ntakarye. Bishatse kuvuga yuko mbere niba umuntu ashaka kurya akwiriye gukorana umwete, kandi iyo wakoranye umwete ntabwo ubu ukigaburira gusa, ahubwo ubasha kugaburira n'abandi bantu batagize amahirwe yo kubona ibyo kurya. Murumva yuko umukristo ahagaze neza ku nshingano ze yabasha kuba umukristo muzima witeguye kubera igihugu umugisha n'isi muri rusange. Kubw'ibyo rero duharanire kuba abakristo beza, ariko kandi ibyo tubikesha kurya ibyo kurya bizima. Mukoreshe wa muti nababwiye, muharanire no kurya ibyo kurya bizima, muzabasha kugira ubuzima bwiza muri byose. Mbifurije ubuzima bwiza.